Okay, we are live. Turi kumwe na Norbert. Harya ukora he? Muri company kamwe. Nyaruka uri kuri coding umutwe gitangaza. Kuri coding. Ukora muri Nyaruka, ukora ibijyanye n'iki? Software engineering nyine. Software engineering. So muri group hari umuntu wabanje ikibazo ati mbese ko nshaka gukomeza amashuri n'iki, ndavuga nti mu buryo umuntu yafasha abantu ngo utangiye kubaganiriza, hari amasomo ari gratuit umuntu ashobora gufata online, sibyo? Kandi nibaza ko ashobora kubahemba neza. So yewe ntago menyere, nubwo numva ibya tech, nubwo mfite company ikora tech, ariko ntabwo ndi umutekinisye wa buri munsi. So niyo mpamvu avuze nti reka ngire gute, reka nzane umutekinisye aba ariyo tuvugana adufata ukuboko. So niyo mpamvu dufite Norbert, the one and only in the house. So ikintu nakoze narebye umuntu avuga ati ni ibintu bitatu nabyanditse. Icya mbere ni the easiest language ushaka kwiga byoroshye. Yavuze Python. Ubyumva gute? Is that the easiest language to start? Yo gutangiriraho ushatse kwiga gukora coding cyangwa programming, Python niyo yoroshye cyangwa hari izindi? So biterwa n'icyo ushaka gukora. Ubundi hari ibyo byo kuvuga ngo easiest language. Ngiye ukuntu njya mbifata nyavuga ko language zose ziroroshye. Ni nko kuvuga iyo umuntu agiye kubaka, ushobora gukenera igitiyo, umwiko, urwego, n'iki buri cyose gifite akazi kacyo. Bite ntago uzagira igitiyo gusa ngo ubashe kurira nk'ahantu bari gukoresha urwego. So amarangaje rero birabyo hari abantu muri tech bakunda ibintu byo gufightinga ku marangaje. Irangaje niyo nziza, niyo yoroshye, niyo gutangiraho n'ibiki. Akenshi ni byiza kubanza kumva ko izo rangaje buri gihe iriho kubera ko hari abigikemura. Ikindi ukamenya gukoresha rangaje bitewe na context urimo. Okay. So izo gutangira of course ntabwo rangaje zose kuzumva nk'umutangizi byoroshye kimwe. Ariko nko muri uyu mwaka turimo muri 2020 nibaza ko rangaje bishobora gutangiraho ndi gukoresha Python. Nanjye amugani ku giti cyane nanjye natangiriyeho hashize nk'imyaka 8 ntangiye, ariko hari ubu ngubu hasigayeho na JavaScript. Hari abantu benshi bashobora gutangira kuri JavaScript bitewe na parti uri gukoraho, kuko JavaScript nayo iri kugenda igira ama framework menshi ashobora gukora ibintu byose, cyane cyane byo muri web development. Okay. Ku buryo ngewe akenshi abantu mbabwira gutangira muri web development, kubera ko web development ikiza cya mbere utangira gukora ibintu bibona uko bikora. Wakora website ukayibona ko website ukawayekana mugenzi wawe, bikagona courage yo gukomeza. Okay. Bivuze ko nukora website yawe ya mbere bizatuma uzaba umenya ibintu byose. Hari byinshi uzaba utaramenya, ariko ni quick win, ni nakantu kagutera morale yo gukomeza. Okay, so rero nanafashe note nkurikije Python. Reka nkwereke note nanafashe, none tubanze dukore noneho ni ya Java. So Okay. Uyavugaga Java, yavugaga Python akavuga na Java. Naho umaze kuvuga Python atanga na ndakeka ari JavaScript na Java ni language ebyiri zitandukanye. Sorry, yeah, JavaScript, sorry, nabivanze. Yes, JavaScript, yes, yeah. What's the difference? So difference rero nuko JavaScript ni language ikora cyane muri browser. Muri browser nyine Chrome, Mozilla n'ibiki. Ko yatangiye ari yo gukora ubundi web kera zabaga ari icyo bita static page, ikerekana amafoto, amatext. Nyuma wongeraho ugashaka gukora utuntu twa animation, ugashaka kumuvinga ikintu kivi iburyo kijya ibumoso, bakoreshaga JavaScript. Iyo JavaScript rero igenda ikura igenda igira ama functionality menshi, ku buryo ubu ngubu usigaye ushobora gukoramo na web yose n'ibyo kuri backend. Ibyo kuri backend byo gukoresha ama database n'ikikaba ushobora gukoresha JavaScript. Bifite n'andi ma framework nyine, hari n'ama app yagiye akorwa cyane muri JavaScript, bituma nayo imenyekana cyane, ku buryo abantu benshi yo ko batangira kuri web development basigaye biga JavaScript akabasha gukora ikintu kuva gitangiye kugera kirangiye. Ari byo front end na back end. Right. Front end akenshi n'ibintu byo muri browser ubona, back end n'ibyo utabona byo muri database. Ni gute information zisavinga, ni gute nkora report, ni gute generating ama PDF, ni gute nohereza email byo ni back end.
ariko ibyo ubona ni ihe buto nkanda irayijya hehe ibyo nibyo bita front end. Yes. Okay, good. So noneho rero ku bijyanye na Python yatanze some free resources nazanditse. Imwe yatanze ni YouTube, wandikamo Python Hello World. Urabibona ahangaha. Donc uyitayipinzemo hari ama free courses menshi yari yatanze. Iyo ni imwe muzavuga tushobora kujyaho kiga. Iya kabiri yatanze nibaza ko wandi ishobora kugira akamaro abanyarwanda kubera ko dukunda ama degree ni Harvard. So Harvard ifite free course, right? Introduction to Computer Science, CS50. Ni ibyumweru 11 amasaha 20 self-paced program, ariko ikindi cyiza cyane nuko itanga na verified certificate kuba bikunze. Noneho kazajya nirata ku bantu ko wize Harvard, ufite certificate ya Harvard, right? So iyo kabiri yatanze. Hanyuma ya gatatu yari Freedom Code Camp. Iyo nayo ya gatatu. Free Code Camp, yeah. Noneho ikindi cya gatatu yavuga ati nuko n'umushahara ku isi hose usanga abantu bakora coding bahera ku 50 ku mwaka kuzamura moyenne. Is this true cyangwa biratandukanye? Hari abajya hasi yangaye cyane ku mwaka bafite experience? Yego. Okay. Arabari munsi rwose, ariko ibyo biterwa ofete ukuntu ibyo bya compensation na salary abantu bahembwa kenshi biterwa na company ukoramo, biterwa kenshi na value utanga, ku buryo ngewe kenshi ukuntu mbitekereza ntabwo mbitekereza nka salary nko kuvuga ati kuko ndi muri tech nyine iyi salary niyo uri bubone. Of course hari market value niyo ushobora kubona kandi kazenda kagomba menshi ushobora kubikora, ariko akenshi salary ni hari value utanga muri company amafaranga yinjiza. So nibyo bishobora gutuma umenya ntuza, kuko ntabwo ushobora kuba mu developer uri muri company tuvuge mu Rwanda mutinjiza miliyoni 2, ni gute ushaka kuzahembwa miliyoni 2? Ntabwo bishoboka. Ariko niba wize kuba developer bigufungura umuryango munini mu kubona akazi international, ntabwo mu Rwanda. Yes. Ikiza cyo gukora nk'umu developer cyangwa software engineer nuko ku isi hose hari shortage y'aba developer. Bituma kuba hari shortage y'aba developer rero igihe ubizi nta n'ikikurimita cyane, ni nako kazi kadasaba kuba uri muri office akenshi buri gihe n'abantu ushaka gukora remote byoroshye. N'ubu ngubu ndahamya ko aba developer benshi aho bari no muri ibibazo turimo nyine bya pandemic usanga bo bari gukorera mu rugo, ukeneye internet gusa n'imashini yawe ukaba wakora. Amina aba developer bose mu Buhinde. So ntabwo nyine kubera shortage yabo byatumye abantu bafite ama business bawiringa kuvuga ati shaka guharinga umuntu nabona na rimwe, ariko nkaba mfite uburyo nzi ko akazi aragakora, sibyo? Ku buryo rero bituma bagira flexibility. Hari shortage. Yes, no kubera shortage. Of course no kubera shortage. Hatari shortage wajya uvuga uti okay bara ntabonye ko waringa ndaharinga undi ndabona undi, ariko kuba uzi ko utari bumubone vuba wemera gufata uwo mu Buhinde, wemera gufata uwo muri Nigeria, wemera gufata uwo mu Rwanda, mu Uganda, muri Kenya, kubera ko nyine niwe ushobora kubona nyine. Kandi bamwe ko na shortage bihenda cyane. Niyo ngiye mu Buhinde barampenda, ariko maranye nabo imyaka 5 bakorera neza n'iki nta kibazo mfite, ariko akazi bankorera nkazanye ahangaha byakikushwe 5. So niya shortage wavugaga iyo hari benshi kuri marché bikabasatire igiciro kiragabanuka cyane. Ibyo nabyo mu comptable wamubona kuri make cyane kuko baruzuye, cyangwa mu administrator, right? So ibyo nabyo ari igihe biterwa na quality mu kazi bari gukore, sibyo? So ntabwo ari kuvuga ko abahinde bose badakora neza, sibyo? Ntabwo ari no kuvuga ko abari muri Canada bakora neza bose, sibyo? Ariko hariho ikintu cyuko niba nka standard y'uko ukoreraho ibyo bintu bishobora gutuma igiciro cyawe kiba gihenze kurusha icyaha cya mugenzi wawe. Kimwe no mu bintu bya technology buriya nanjye natangiye kumenya nanjye gukora, hari urugero rworoshye hari ibintu bita unit testing. So ni ibintu technique ntushaka kugira, ariko umu developer ashobora gukora ibintu ashyiraho unit testing, undi akabikora nta unit testing ashyiraho.
so ku muntu ubyumva wa wundi ufite unit testing wamwishyura menshi cyane kubera ko bizatuma imbere uko muhindura ibintu uko mwongeraho ibintu bizihuta neza bizihuta kurushaho guhindura ibintu no kongera ama features muri application yawe vuba utagize ibibazo byinshi kurusha wundi kuko wundi bizayisaba kugenda ugakika nko kuri buto zose kandi undi we afite ukuntu abiprogram akavuga ati ndabizi ko nta kintu cya breakings. So iyo rero ni nko kuvuga ni quality y'akazi utanga gatandukanye ku buryo rero kenshi nk'ubuzi unit testing azaguhenda ko abazi kavuga ati ndagomba kubikora gutya deliveringa inshuro gutya nyine bizafasha kwihuta bizaba icyo bita maintainable urumva kuko hari gukora program ikora ariko hari no gukora program ikora mu gihe kirekire no kuvuga izagenda ihinduka igira ama changes iyadapta kuri uko ntuzazabayeho ibyo rero ibyo bita nyine software engineering. Kuko ndibuka ko nakoze app ya mbere nakoze muri 2015 nakoresheje mu myaka 2 twarakuze company kuze inenga ku supporting bisaba ko twishyira hasi twubaka indi nini supporting growth nibyo so ibyo ngibyo byo ni scaling nayo ni type imwe nyine yabakagombye kuba yarabatekerezwaho mbere n'aba engineer ariko ni nk'izo concept zose guscaling ibintu nabyo ni nayo n'indi challenge. Hari maintainability hari scalability hari udu concept twinshi nyine yo mu engineer ugenda wiga nanjye mbyiga nanjye ku kazi nyine ngenda byiga nyine nanjye mpozaho nyine nkora ama online courses n'ibiki kugira ngo mbyige. So gusa comment nashaka kuvuga cyane ni kuri zira courses wavuze harimo ya CS50 ya Harvard. Ndumva nayibonye kuri YouTube iriho hariho playlist yayo. Hariho na Free Code Camp iri muzo na recommending n'umunsi ngende recommending abantu benshi kubera ko icyambere hariho content nyine nziza kuri YouTube kandi zijo ku buntu na JavaScript. So Free Code Camp ifite ibintu byinshi cyane ntabwo ifite JavaScript gusa ifite Python ifite JavaScript gatoya iyo nje kuri Free Code Camp njya no kuri YouTube cyangwa amavideo nyasanga hano. Bon, Free Code Camp ni bafite website sibyo ariko buri amavideo wundi yawe yose ari kuri YouTube. So niyo wayirebera kuri Free Code Camp ariko ni ya video kuri YouTube. So ngiye kenshi nirebera kuri YouTube kunuza ariko kuyirebera kuri Free Code Camp gukurikiza zira guide baguhereza nabyo byiza nyine. So Free Code Camp yo ni ntuza nyine kuri YouTube hariho amavideo menshi cyane n'ubu ngubu hari n'ama concept nanjye ngenda nkarebaho ikiza cyambere nuko iri ubuntu kuri YouTube ifiteho channel rwose ifite content nyinshi cyane. Okay, respect, sorry. So ndashaka kohereza ama link kugira bikorohere mu chat. Ni hano right? Sorry ntagomba kubona screen yanjye ni nayibonye na kuri YouTube. Nacheka nkohereza link kuri chat urazibona wenda naza no kukoza nyuma. Yeah. So nk'abayishaka kuri YouTube ifite 1.7 million followers. It's huge. iyi channel yo ni channel nziza cyane ikintu kigeze bon ntangiye ntangira kwiga ku developer natangiye twize hari online courses izaje mbere harimo Udacity na Coursera natangiye niga kuri Udacity so amakosi yari free nayo ariko nka Udacity ifite amakosi meza cyane n'ubu ngubu amakosi aracyari free ariko na Udemy nazibwiraga abantu So Udacity rero nubwo igifite course nziza na content nziza n'amaprogram ni nayo navuga ko iri itanga content nziza cyane kuri technique cyane nk'umuntu we uri no muri Amerika bana guplacinga mu kazi nyine bakagushakira akazi ukirangiza gusa bo batangiye kujya bagira partie y'ibyo bita nano degree bimeze nk'ama certificate bavugaga ariko bakabyishyuza no kubyishyuza kuko bijyatanye nk'amadolari 300 ubu bisigaye amadolari 5 ku buryo ni igiciro gihanitse cyane ku buryo ubu usigaye mbona bakagushakira akazi bagashakira abantu bari muri etaje maybe na Canada wenda ariko nko mu Rwanda niba wayikora iyo ntuza ntabwo bafite abantu abo bita ngo abapartner bakorana hano ariko ushobora kuba freelancer mu gihugu ushobora kuba freelancer anywhere right
ubyo ushaka kubyishakira nyine bitameze nk'ako nyine etaje niho barakugoshakira bakavuga ati aha hantu twakubonera akazi genda ukore. So icyo dushaka free courses zirahari, ariko hari ibyo bita programs ari successes z'amakosi nk'atatu cyangwa ane ku buryo akora part mu byo byita nano degree, izo ngizo nizo bishyuza. So izo bita MOOCs, massive online open courses, zose zigira ikintu ziba zifite akenshi ama free courses, ariko zifite ibintu by'ibiprogaramu bishyuza bakanagwa certificate. So iyo ushaka certificate, actually iyo ushaka certificate kwerekana ikintu narakize nko wagenda ukakisha akazi cyangwa wagenda ukereka umuntu ugiye kumukorera, icyo gihe nibwo wishyura. Gotcha. Nase nka kuri Harvard irimo gutanga certificate, kandi urabona ko Harvard it's a big name, people can ushaka gukora n'izina rikomeye ushaka gukoresha. Muri yase barimo kwibaza muri sanse yo gushaka akazi gutangira aho umuntu yinjira. Byaba biza gukora JavaScript ukoresheje Udemy cyangwa area camp, cyangwa byaba biza gukora Python uciye muri Harvard, kuko wumva urabona certificate ushaka kwerekana, kandi uzi ko abantu benshi bacyumva certificate nibwo batumva experience cyangwa ubushobozi, baha agaciro kenshi impapuro. Ubyumva gute? So nge mu by'ukuri ntago nugenda ukurikiye certificate nyine ushobora kubona certificate agasanga nta bumenyi ufite, sibyo? Ngewe nkunda ko wakurikira kubanza kumenya cyane, sibyo? Na ziriya certificate nazo ziragufasha mu by'ukuri nyine ugiye kwereka umuntu uti narize nakoze n'iki, ariko kandi ziriya certificate ni imwe mu byo ukeneye, ntabwo biba ari byose n'ibyo biga muri ya course ntabwo biba bihagije byonyine. Ariko nyine nicyo kintu cyiza. So kwiga Python cyangwa JavaScript nkeka kenshi biterwa n'ibintu ukunda, sibyo? Uri wa muntu ukunda front end, ibintu byo muri browser wahera kuri JavaScript, ariko uri wa muntu uvuga uti ntabwo byo muri browser ma design n'ibintu nzi cyane cyangwa nkunda cyane, wakora ibya backend. Ikiza wenda avantage ya Python backend ni so backend avuga uti Python yaba ari sawa kuri backend, JavaScript kuri front end. Ukunda front end cyane ndi kuvuga umutangira tubyoroheje. Front end no kuvuga ibyo umuntu abona umuntu usanzwe, niba ugiye kuri website ibyo umuntu abona, iyo ni front end. Ni JavaScript, it's the best for that. Ariko noneho iby'inyuma umuntu atabona by'abatekinisiye, by'abaengineer, iyo ni backend. bose n'abaengineer, sibyo? Bose n'abaengineer, ntabwo ari ntuze. Icyo mvuga ngiye nk'umukiriya, iyo ndi kuri website nk'umuntu ukoresha website bisanzwe, ntabwo nzi inyuma uko byagenze kugira ngo mbashe kubona Google, YouTube, kumenya ko website byayikoze. Yego. Ariko mbasha kujyaho nkakora ibyo nshaka byose nk'umuntu usanzwe, right? Yego. Ariko noneho uwayikoze kugira ngo mbashe kuyikoresha, ngiye ya website nyibone, abantu bayigiyeho cyangwa whatever, uwayikoze inyuma nibyo bya backend, right? Niwe mu engineer. Urugero rworoshye nakubwira, hari ibyo uri kubona kuri website imbere, sibyo? Amabuto ukanda, ibyo byose ni front end. Noneho iyo ukanze buto hari email yoherezwa, iyo email igenda byo ni back end. Ni gutyo wabitekereza. Ibintu ni ibyo ureba. Ikintu kindi cyo ugomba kwemera iyo ugiye gukora muri web development ni uko ukeneye utwo tuntu twose. Muri web development ubundi ntabwo wapfa gukora ufite Python gusa, ntabwo wazapfa gukora website ngo ugire, kuko ubwo ibyo ni nka main technologies tuvuga. Ariko uzakenera kumenya HTML, uzakenera kumenya CSS, uzakenera wenda kumenya uko hostinga, utwo nduzi skills twitwa ko ari dutoya ariko natwo uba ukeneye. Ariko uzimenyeze ebyiri zakwinjiza byafunga umuryango w'akazi to get started, gutangira akazi. Yes, birashoboka. Nuko ndimo kubwira abantu igihe cya coronavirus n'iki dufite ukwezi amezi 3 nigute umuntu yabikoresha kubyaza umusaruro ejo hazaza, right? Simvuze ngo ushobora kubyiga mu mezi 3 ariko ni itangiriro cyane ko hari amakuru menshi ku buntu. Ngewe ku muntu uri consistent nibaza ko amezi nka 6 hagati ya 6 n'umwaka
waba ufite level yo kuba wakora ikintu cyakwinjiriza ama project igihumbi ku kwezi cy'amadolari nyine ibyo ngibyo akenshi biterwa n'uko wakoze ko nyine website sinjya menya ibiciro neza bya website hano ariko ushobora gukora utangiye kumenya gukora website ushobora gukora website nyinshi cyane yose uyishyuza ushobora no kwinjiza amafaranga arenze ayo ngayo igihumbi rwose kwezi nta website ijya hasi y'amadolari magana tuvuze ko website y'amadolari 300 sibyo ukaba ushobora gukora website 10 mu kwezi cyangwa wenda tureke 10 mu kwezi ngo deja ni cyatanga aho winjiza kandi ibyo kugira ngo utangire gukora izo website nyine uretse ko website nazo nyine bitewe n'ubumenyi ufite bitewe n'ikintu uri gushaka kugira ko hari abantu bavuga website ariko ugasanga ari gushaka ikintu kimeze nkuko bavuga nka Airbnb cyangwa ikintu kimeze nka ibyo twita interactive hari ibintu nyine ugasanga ashaka reservation nicyo kintu ushaka kwerekana reservation uko mbitekereza ntabwo ari ikintu kiri simple cyane bikaba ari igice website yako ari igice nka e-commerce almost so ibyo ngibyo rero bitangira kuba complicated kurushaho ariko nyine igihe cyo nshaka kuvuga ni uko hagati y'amezi 6 n'umwaka umuntu wese utangira kuba productive ku buryo ukoze online courses uri consistent kubera shortage y'abadeveloper byo rwose wabona ibyo icyo utangira kubikoresha nyine cyo skills zawe utangira kuzibyaza umusaruro. Nice okay, this was reka ndebe ko hari umuntu waba ufite ikibazo kuri Facebook sinzi amasaha abasha kudukurikira, otherwise that'll be it. Reka turebe hano live video yarangiye sinzi uko byagenze yarangiye yariri hemega yari kuri Facebook nubwo mbere nkoze live kuri Facebook, so it's all good. Anyways, thanks a lot man, ndibaza ko ibingibi bigira akamaro bihagije, so icyo ndi bukore buriya ndaza kubikora neza nyishyire kuri YouTube na Facebook, hari benshi bazagira icyo bakuramo. So ikintu wenda ntekereza kuri kwiga online hariho ama path menshi ariko hariho n'ama community nko mu Rwanda hari ALC itwa ALC ni Andela Learning Community. Wanyereje link nayo ndaza kwireba ndayikohereza link na office wo ikintu wakora ni meetup sibyo. Okay, reka tangira gira step 1 step 2 step 3 wamugira inama. So nyine hari kwiga online kuba consistent woki discipline kwa gute ngiye kujya niga online sibyo, ariko kubera ko kubyiga wenyine akenshi bishobora gutera frustration no kubana byinshi no kugucanga. Ni byiza kujoininga ama community yandi ariho mu Rwanda ama community nzara active cyane, hariyo ALC, Facebook Developer Cycle, Progress Meetups, hari za Google zajyaga ziba nazo, so Google Developer Community nazo zayazi. So ayo ba community yose cyahuriyeho nuko bajya bahura nk'umunsi umwe mu kwezi cyangwa mu mezi cy'amezi 3. Iyo bahuye rero baba bafite nka course bari gukora bagafashanya. Icyo gihe hari nk'izo najyaga muri ndi momenta cyangwa presentinga ku kintu kimwe na kimwe nk'uko presentinga nko gutangira JavaScript, kabwira JavaScript impamvu yaba JavaScript ikifasha idahari icyo uko byari bimeze ije icyo byahindutse uko yagiye evolve ikintu cyatumye namenyekana kurushaho utuntu nk'utwo. So nkabishyira nyine muri perspective nk'ibibazo nanjye numva nakibaza ntayizi nkagerageza kubisobanura uno kanagira n'igihe cyo kubazwa ibibazo bakakubaza. So izo meetup rero nizo ugira imana zo guhuriramo n'abantu batandukanye abafite experience kurusha abo ufite wenda bitewe na level bafite experience kurusha. Ikiza cy'ibyo ngibyo rero nkanjye nubwo ndi no mu bitwa ngo mfite experience iyo ngiye buri gihe nkabura umbaza ikibazo nkavuga okay iki kibazo ntabwo wenda nagiye tekerejeho ariko nkaza gutaha najyo akigaho nkagira then nkanagusubiza uko mbyumva. Iyo ntanabizi nabwo nkakubwira ntabwo mbizi ariko ndakeka byagenda gutyo so bigafasha ko buri wese agenda azamuka. Ikindi sorry go ahead komeza.
ikindi ni uko muri tekinoloji hari ibintu byinshi uba utazi ko unakeneye kugeza igihe hari umuntu ubikubwiye, sibyo? nk'ubu ngubu muri 2020 ntabwo nibaza umuntu waza gutangira kudevelopa ngo nuko wize Python uko uzi JavaScript nubwo utazi gukoresha Git, ntabwo mpamya ko hari ikintu uzakora cyangwa hari umuntu uzakorana ngo byorohe. So Git rero ni ko nakubwira ni nka tool cyangwa program y'abadeveloper bakoresha kugira ngo bashobore gucollaborating. So gukora ku bintu online for free cyangwa iyo ngiyo nayo hari ama resources menshi arahari online. So ikintu wenda naza gukora kugira ngo bikorohere wenda ndaza gushakira nk'ahantu nka tutorial cyangwa blog post isobanura ibyo bintu wagakomeje gutangiraho kwiga amatekinoloji agoye gutangira naho wayiga n'amalink yayo wenda yako wabyiga, kuko numva hari ahantu nyinshi biri bikavuga ati dore izi nizo ntuza wakomeje kwiga kugira ngo utangire kuba gukora. So utwo tuntu twari utuntu twinshi. Git ntabwo ari ukuvuga ngo uziga Git ngo ube nk'umumaster wa Git, uziga gukoresha amakomande yayo nk'atatu cyangwa ane. Numara kumenya ayo atatu cyangwa ane umenye kujya kuri GitHub. GitHub ni nkuko bavuga ngo social network y'abadeveloper. GitHub urumva Microsoft yaguze amabiliyoni menshi ya. Ya GitHub rero ujyaho ugasoma ama source code ya open source zose. Ushobora kugenda ukazisoma ukazigiraho. Iyo umenye iyo Git ukamenya ko wajya kuri GitHub ukabigira ufunga umuryango kuba wakiga kuri code z'abantu karako ko abandi bakoda gute bagira gute. System nshyashya irimo kurwanya za WhatsApp na ntuza iri open source yitwa Jitsi. Urayizi? Jitsi so ni JITSI Meet. Ni ikora nka Zoom ariko ni open source, it's free, it's really great. Ariko itwara internet nyinshi cyo twifite nka wifi iri free. Uretse ko umuntu ashobora gukreate nka boyfriend create phone number kuri ushobora gukoresha anywhere in the world. Ariko it's very ifite ntuze ni nziza kurusha Zoom n'izindi kandi nayo nyine open source. Ama application menshi aba ari open source nyine. So ushaka kugenda ukayigira icyo kintu ashaka kuvuga nyine. So hari utuntu nk'utwo ngutwo udashaka kumenya ko wabyize wenyine wowe, sibyo? Birakugora no kubyumva tumva n'impamvu ko iyo bitangiye kuba byinshi kuki si cyaje kuki ininzi ko iki cyo kigikora. Ibyo nibyo babantu muri meetup cyangwa muri community bagufasha kugira. Ikindi wenda nuko hariho n'indi initiative nafashe n'abandi bagenzi banjye byo kuvuga ati okay ko n'izo meetup nazo hari ibibazo twasanze dukunda guhura nabyo nuko okay ndajyayo basansobanurira umuntu ikintu ariko n'ingaruka nyuma y'ibyumweru bibiri ugasanga rundubaje cya kintu nanone. Sumushaka creating ahantu tugashaka gukora akantu kameze nka forum dushaka kujya tujyanika ku buryo n'umuntu uje gutangira ashaka kuza agasoma aho ngaho akaba yabona ibyo nyine uko yatangira guide y'ibintu yagira. Ikindi cy'ibyo ngibyo si ukuvuga ko ibyo bintu bidahari ku isi birahari byinshi. Stack Overflow zirahari no kuri GitHub ya guide y'ibintu nk'ibyo, ariko iyo umuntu agitangira kujya ku kintu nk'icyo kiri global nibaza ko ntabwo menya ko ari ikintu ntabwo umenya aho uhera kurusha ko wasenya ku community gatoya kari local. Mu Kinyarwanda gerageza nk'uko tuvuga mu Kinyarwanda ubaza mu rutaro rwawe birakuvuna buryo. Icyo ngicyo cyo ni ikintu ngiye personally ntekereza ko wenda iyo ushaka gukora muri development nemeza ko kumenya icyongereza birakenewe. Ariko gutangira nk'umuntu w'umutangizi ntabwo icyongereza cyakagombye kuba barriere gutangira. Ntabwo bisaba kuza. So icyongereza ushobora kukiga mu gihe ari kwiga icyongereza ukaba ushobora no kwa-advance technically. Ku buryo rero kubaza umuntu mu kirimi cyawe ni ibintu bishoboka. Mfite nk'abagenzi wanjye uba mu Buyapani, mugenzi wanjye uba mu Butaliyani, abo bose bambwiye ko muri ibyo bihugu abadeveloper baba bavuga mu birimi byabo. Avuga mu Gitaliyani. Ntabwo wajya mu Budage musanga abadeveloper bapfa kuvuga mu Cyongereza. Kagiye hanze ariko ubwabo hagati yabo bavuga muri cya Kidage. Ku buryo rero bibafasita gucommunicatinga nyine. So natwe rero gucommunicatinga dushobora communicatinga nk'uko dusanzwe communicatinga, ariko of course nushaka kujya kuba umupro ndahamya ko byaba byiza kwiga icyongereza. Ariko ni gutangira ukiri kwiga gutya, niba ugize ikibazo udashoboye kuki-expressinga mu Cyongereza
icyo gihe iyo community locale ikaba yagufasha ibyo nicyo kintu nemera muri ntuzanye ariko ni ibintu nyine kigerageza kureba nk'umuntu ugitangira bushyashya ashobora kujoininga iyo community kuko ashaka kubyiga yego niyo ntuza rero ni website nyine izaba ari web platform tuzayihostinga naza kohereza wenda na link areba ubwo abantu bakatangira akajoininga nuko tuzajya ukaba wabazaho ibibazo ubwo witwa ko ukurusha experience yazagiraho akagusubiza gutyo nuko tujya dufasha nyohereza iyo link yishyiremo nyongereho ahangaha kugira ngo abantu bashe kugera urumva ikindi kintu ndimo kubwira abantu ni uko abantu bavuga ngo ngiye se nkundebe mbese iyo bigeze ku kwinjiza aho gutunga ntabwo umukarani akora ubukara gukora ibyo akunze ukora ibigutunga d'abord iyo uyu munsi rero ndebye kuri marishe hari ibintu bibiri hari marketing hari na programming nibyo bintu byoroshye kwinjira byose ariko bisaba ingufu nyinshi mu gushyira mu bikorwa nta kintu cyoroha nta kintu cy'umuntu kibaho ariko izo ni industry marketing na programming rero nazo ndeba ushobora kubona programming amasomo ku buntu ukaba wabasha kubona group ujya kwinjiramo kujya kwigiraho ukabaza abantu ku buntu mu mwaka umwe ushobora kuba wabasha kujya gutangira kwinjiza amafaranga nawe winjira kujya kwishyura university zindi ushobora kujyamo n'ibindi byose so this is good impamvu ntekereza ko n'amakosa ari ubuntu amakosa ni ubuntu kubera ko hari abantu bararebye baravuga bati hari shortage y'abadeveloper iyo hari shortage y'abadeveloper izi company zose ziri gukura nini cyane izi Twitter Facebook Google Amazon zose zikeneye abadeveloper kugira ngo zikomeze gukura kandi abadeveloper ubudejo bwabo barabahenda niyo babahenda rero bazakomeza babahenda sibyo so niyo mpamvu usanga zira company no mu Burayi n'ahantu hose ni ikibazo niyo mpamvu usanga nka Google itanga ayo makosi ku buntu kuko bivuga iti ndaforma abo bantu bitume benshi babimenya igiciro cyo kubishyura kiragabanuka gato si ngombwa ko kigabanuka cyane ngo abantu batangiye kuburuza interest ariko kiragabanuka gatoya kandi mbone n'abantu benshi bakubona naharinga munini uko biyongera ni ntuso ari amakampani yose afite intérêt mu kwinvestinga muri ibyo bintu so niyo mpamvu rero hari koko sinye bawiringa akavuga ati okay my university twabonye abantu benshi batagira hari n'abantu benshi ba developer cyangwa koda batarinze guca muri university n'ibiki ariko kuko abyiga cyangwa abikoraho akagenda abimenya cyangwa specialize no mu bintu bike bye amenye ariko bikaba bifite akamaro so ni gutyo bagiye yigiye so gutanga izo course for free ntago uzaba nk'umuntu ntago uzaba nk'umuengineer nyine nk'uwo wenda muri Google ariko niyo step ya mbere yo gutangira uko ugenda uzamuka ukagenda ugera kuri izo concept ukagenda wiga izindi concept ugenda umenya n'ibindi utazi wavuga uti nabyiga byo gute kandi hari n'ahantu ugera ukavuga uti icyo nkeneye ni nko gusoma igitabo kivuga kuri iki kintu kugira ngo nyumve aho ngaho rero ubu usigaye uri wijyana nyine usigaye ugeze nk'ahantu nyine nta muntu ukigusunika nta muntu ukikubwiriza uzi icyo ushaka kugira ngo ukore gutyo okay nice so mu gukora recap icyambere ni uko hagati y'amezi 3-12 ubaye consistent wabasha kwiga ibintu bihagije byakugeza kuri marishe ugatangira gushaka akazi no kugira gutunga icyo ni icyambere icya kabiri ni uko hari group ushaka kujoininga zikagufata ukuboko mu Rwanda tureke no mu mahanga icya gatatu hari ama website menshi turibuza kulinkingamo hano ushobora gufata ayo masomo ku buntu yaba ari Harvard yaba ari Udemy yaba ari Udacity ni menshi YouTube so nta mpamvu yo kugira ngo umuntu abe yicaye niba afite computer afite internet let's get started dutangire merci beaucoup Norbert